Igitabo cya Yobu igice cya mbere. Satani yemererwa kugerageza Yobu. Mu gihugu cya Usi hari hatuye umugabo witwaga Yobu. Yari intungane n'umunyamurava, akubaha Imana kandi akirinda gukora ibibi. Yari yarabyaye abahungu 7 n'abakobwa 3. Yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amafizi 1,000 ahingishwa n'indogobe z'ingore 500. Yari afite n'abagaragu benshi cyane. Uwo mugabo yari umukire cyane kuruta abantu bose b'iburasirazuba bwa Palestina. Abahungu ba Yobu bajyaga batumirana mu ngo zabo bakagira ibirori, bagatumirana bashiki babo 3 bagasangira. Iyi minsi y'ibirori yabaga irangiye, Yobu yari abahamagazaga akabakorera imihango yo kubahumanura. Yobu yarazindukaga agatambira buri mwana igitambo gikongorwa n'umuriro, kuko yibwiraga ati, ahari abana banjye baba bakoze icyaha bagacumura ku Mana mu bitekerezo. Uko niko Yobu yagenzaga buri gihe. Umunsi umwe abana b'Imana bagiye gushengerera Uhoraho, maze Satani ajyana nabo. Uhoraho abaza Satani ati, uturutse he? Satani aramusubiza ati, mvuye kuzerera ku isi no kuyitambagira. Uhoraho aramubaza ati, mbese wiboneye umugaragu wanjye Yobu? Nta wundi muntu uhwanye nawe ku isi, ni intungane, ni umunyamurava, unyubaha kandi akirinda gukora ibibi. Satani asubiza Uhoraho ati, ese Mana ugira ngo Yobu akubahira ubusa? Waramurinze impande zose, ari we ubwe n'inzu ye hamwe n'ibyo atunze byose. Wahaye umugisha imirimo ye kandi n'amatungo yarororoka agwira igihugu cyose. Ngaho mwambura ibyo atunze byose, urebe ko atazagutuka ku mugaragaro. Uhoraho abwira Satani ati, dore ibya Yobu byose ndabikweguriye, uretse we ubwe. Satani ava imbere y'Uhoraho aragenda. Abana ba Yobu bapfa n'umutungo we wononekara. Umunsi umwe abahungu n'abakobwa ba Yobu bari bateraniye kwa mukuru wabo, barya kandi banywa. Haza umuntu abwira Yobu ati, ya mapfizi yawe yahingaga na za ndogobe z'ingore zarishaga iruhande rwayo, Abasheba bagabye igitero barazinyaga. Abashumba bazo babatsembye, ni njye njyenyine wacitse ku icumu nza kubikubwira. Akivuga ibyo undi barahageze, abwira Yobu ati, umuriro w'Imana wavuye mu ijuru utwika intama n'abashumba bazo urabatsemba. Ni njye njyenyine wacitse ku icumu nza kubikubwira. Akivuga ibyo undi barahageze, abwira Yobu ati, Abanyakarideya bagabye ibitero 3, birara mu ngamiya zawe barazinyaga, abashumba bawe barabatsemba. Ni njye njyenyine wacitse ku icumu nza kubikubwira. Akivuga ibyo undi barahageze, abwira Yobu ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe bari bateraniye kwa mukuru wabo, barya kandi banywa. Nuko inkubi y'umuyaga iturutse mu butayu ihitana inzu yose, irabagwira barapfa. Ni njye njyenyine wacitse ku icumu nza kubikubwira. Yobu niko guhaguruka ashishimura umwambaro we, yimoza umusatsi, yikubita hasi yubamye aramya Imana. Aravuga ati, navuye mu nda ya mama ntacyo mfite, nzajya ikuzimu ntacyo mfite. Uhoraho niwe wabimpaye kandi niwe wabyishubije. Uhoraho nasingizwe. Muri ayo makuba yose Yobu ntiyigeze acumura ngo atuke Imana. Yobu igice cya 2. Satani yongera kugerageza Yobu. Umunsi umwe abana b'Imana bagiye gushengerera Uhoraho, maze Satani ajyana nabo. Uhoraho abaza Satani ati, uturutse he? Satani aramusubiza ati, mvuye kuzerera ku isi no kuyitambagira. Uhoraho abaza Satani ati, mbese wiboneye umugaragu wanjye Yobu? Nta wundi muntu uhwanye nawe ku isi, ni intungane, ni umunyamurava, unyubaha kandi akirinda gukora ibibi. Yakomeje kuba indahemuka nubwo watumye musiga iheruheru nta mpamvu. Satani asubiza Uhoraho ati, erega ibyo umuntu atunze byose abitanga kugira ngo akize ubuzima bwe. Ngaho muvuna igufwa cyangwa ugira indi ndwara umuteza, nkurahiye ko azihandagaza akakuvuma. Uhoraho aramubwira ati, dore Yobu ndamukweguriye ariko ntumwice.
Nuko Satani ava imbere y'Uhoraho maze atera Yobu indwara z'uruhu zihera mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro. Yobu yishakira urujyo rwo kwishimisha akajya yiyicarira mu ivu. Umugore we aramubwira ati, harya ngo ntuzatezuka kuba indahemuka, watutse Imana maze ukipfira. Yobu aramusubiza ati, uvuze nk'umugore w'umupfapfa. Mbese twakwemera ibyiza gusa Imana iduha, maze tukanga ibibi iduha? Muri ayo makuba yose Yobu ntiyigeze acumura mu byo avuga ngo atuke Imana. Inshuti eshatu za Yobu ziza kumusura. Inshuti eshatu za Yobu arizo Elifazi w'Umutemani, na Biludadi w'Umushuwa, na Sofari w'Umunaamati, bamenya amakuba yamugwiririye. Bava iwabo bajya kumuhumuriza no kumukomeza. Bamukubise amaso bakiri kure baramuyoberwa. Bacura imiborogo, bashishimura imyambaro yabo, biyorera umukungugu mu mutwe. Nuko bicarana nawe hasi bamarana iminsi 7 n'amajoro 7, ntawe umuvugisha kuko babonaga umubabaro we ukabije. Yobu igice cya 3. Yobu yivovota. Nyuma y'ibyo Yobu afata ijambo, avuma umunsi yavutseho, aravuga ati, nihavumwe umunsi navutseho, nihavumwe n'ijoro ryavuze riti, hasamwe inda y'umuhungu. Uwo munsi uragacura umwijima, Imana nyir'ijuru ntikawibuke, umucyo ntukawumurikire ukundi. N'umunsi w'icuraburindi ibicu biwubudikeho, n'umunsi w'ubwira kabiri uteye ubwoba. Iryo joro niricura umwijima, ryibagirane mu minsi y'umwaka, ntirikabarwe mu minsi y'ukwezi. Ni koko iryo joro niriba ingumba, ntirikarangwemo umunezero. Abacunyi nibavume iryo joro, nibarivume, abakorana n'igikoko nyamunini nibarivume. Inyenyeri z'urukerera rwaryo nizicure umwijima, iryo joro ntirigake bibaho, ntirikabone umuseke ukeba. Koko ntiryazibye inda yambyaye, none simba ngize aya makuba anyugarije. Ni kuki ntapfiriye mu nda ya mama? Kuki ntapfuye nkivuka? Ni kuki mama yankikiye ku bibero? Ni kuki yanyonkije? None mba ntuje mu mva yanjye, mba nsinziriye mu mahoro. Mba nsizeranye n'abami n'abategetsi, ba bandi biyubakiye ingoro ubu zabaye amatongo. Mba nsinziriye hamwe n'ibikomangoma, bamwe bahunitse izahabu n'ifeza mu mazu yabo. Erega iyo mba nk'inda yavuyemo, iyo mba nk'umwana wapfuye akivuka, mumva niho abagome bashyira ubukana, abarushye baraharuhukira. Imfungwa zirishyira zikizana, ntiziba zikikanga abarinzi. Mumva ukomeye n'uworoheje baba bamwe, inkorera gahato ntibikigengwa na shebuja. Ni kuki Imana ireka umunyamibabaro akavuka? Kuki iha ubuzima wavukanye amaganya? Bashaka urupfu ntibarubone, barushaka kuruta uko bashaka umutungo. Banezezwa no gupfa, bishima iyo bahambwe. Ni kuki ndi umuntu utazi yo agana? Imana yantanga ntanze impande zose. Aho kugira icyo ndya ndaganya, amarira yanjye atemba nk'amazi. Icyo ntinya nicyo kiba, icyo nishisha nicyo kimbaho. Simfite amahoro, simfite ituze, singuwe neza, mpora ku nkeke. Yobu igice cya 4. Ikiganiro cya mbere. Ijambo rya Elifazi. Nuko Elifazi w'Umutemani abwira Yobu ati, mbese ningira icyo nkubwira urabyihanganira? None se ninde wabasha kwifata ntavuge? Dore wigishije abantu benshi, wakomeje kandi abanyantege nke, inama watangaga zaramiraga abadandabirana, wakomezaga kandi abacitse intege. None dore ni wowe amakuba yugarije, ni wowe kandi unaniwe kuyihanganira. Kuba warubahaga Imana ukagira n'imigenzereze myiza, mbese ntibyagutera kugira ibyiringiro no kwizera? Ngaho tekereza, mbese wabuze umwere warimbutse? Ese wabuze abanyamurava batsembwe? Ababibi bibi n'abateza amakuba nibyo basarura, ibyo nibyo niboneye.
bombi Imana ibahumekeraho ikabatsemba, uburakari bwayo burabarimbura. Icecekesha imitontomo y'intare n'urusaku rwazo, imenagura imikaka y'ibyana by'intare. Intare ishaje yicwa no kubura umuhigo, ibyana by'intare birabuyera. Ijambo ry'ibanga ringezeho, ndaryiyumviye barihwihwisa. Ryangezeho nijoro igihe narotaga, naryumvise igihe abantu basinziriye. Nahiye ubwoba mpinda umushyitsi, ingingo zanjye zose zirakomangana. Umuyaga wampushye mu maso, ubwoya bwo ku mubiri wanjye bureguka. Nabonye umuntu uhagaze imbere yanjye, nditegereza sinamenya uwo ari we. Haba ituze, nyuma numva ijwi ribaza riti, mbese umuntu yarusha Imana kuba intungane? Ese umuntu yarusha Umuremyi we kubonera? Abagaragu bayo bo mu ijuru nabo ntibagirira icyizere, abamarayika bayo babonaho amakosa. None se yagirira iti icyizere abantu yaremye? Yagirira iti icyizere abantu yabumbabumbye mu mukungugu? Yagirira iti icyizere abantu bamenagurika nk'ikimonyo? Mu gitondo abantu baba bahumeka, nimugoroba baba nk'ifu iseye, barimbuka ntawe uzi uko bigenze. Ukubaho kwabo kuba kurangiye, bapfa nk'abatigeze ubwenge. Yobu igice cya 5. Hamagara urebe niba hari ukwitaba. Ese hari uwo mu baziranenge watakambira? Koko umupfapfa yicwa n'agahinda, naho ikigoryi cyicwa n'ishyari. Niboneye umupfapfa uguwe neza, inzu ye nayivumye nta kindi ngamije. Urubyaro rwe ntirukagire kivurira, ntirukagire ururengera mu rukiko. Ibyo yasaruye n'ibiribwe n'abandi, nibabisahure nubwo yazitije amahwa, abararikiye umutungo we nibawigarurire. Umubabaro ntukomoka mu mukungugu, amakuba nayo ntakomoka mu butaka. Koko umuntu avukira kuruha, amera nk'ibishashi biguruka mu kirere. Ndi nkawe natakambira Imana, niyo yonyine nabwira ikibazo cyanjye. Ibyo ikora birenze ubwenge bw'abantu, ikora ibitangaza bitabarika. Ivubira imvura ubutaka, amazi yayo asomye imirima. Aboroheje irabakuza, abashenguka nabo ibakiza ishavu. Iburizamo imigambi y'abariganya, ntituma basuhuza ibyo bagambiriye. Ifatira abanyabwenge mu mutego w'uburiganya bwabo, iburizamo imigambi yabo y'uburiganya. Ku manywa bitwara nk'abari mu mwijima, ku manywa y'ihangu barindagira nk'abari mu ijoro. Imana niyo ikiza utishoboye, umukene imugobotora mu ngoyi z'abamukandamiza. Iha icyizere utishoboye, icecekesha inkozi z'ibibi. Erega hahirwa umuntu Imana ikosora, ntukange gukosorwa na nyir'ububasha. Niyo irema uruguma, ni nayo igomora, niyo ikomeretsa, ni nayo ikiza. Izagukiza amakuba inshuro nyinshi, amaherezo nta kibi kizakugarukaho. Izagukiza urupfu mu gihe cy'inzara, izagukiza n'inkota mu gihe cy'intambara. Izakurinda intonganya z'abantu, icyorezo cyadutse ntikizagutera ubwoba. Icyorezo n'inzara nibitera uzabiseka, inyamaswa ntizizagutera ubwoba. Imirima uhinga ntizarangwamo amabuye, inyamaswa ntizizakonera. Amahoro azaganza iwawe, uzagenzura amatungo yawe mu rwuri, uzasanga ari ntaribura. Urubyaro rwawe ruzagwira, abagukomokaho bazakura neza. Nk'uko ingano zisarurwa zeze, nawe uzashyingurwa ugeze mu zabukuru. Ibyo twarabigenzuye dusanga ariko biri, n'iby'ukuri ubyemere bikugirire akamaro. Yobu igice cya 6. Yobu yinubira inshuti ze. Nuko Yobu arasubiza ati, iyaba umubabaro wanjye wapimwaga, iyaba amakuba yanjye yashyirwaga ku munzani, byarusha uburemere umusenyi wo ku nyanja, nicyo gituma mvuga amateshwa. Imyambi y'Imana nyir'ububasha yarampinguranyije, ubumara bwayo bukengera mu mubiri,
Imana yankoranyirijeho ibitera ubwoba. Mbese indogobe y'ishyamba yakwabira ifite ubwatsi? Ese imfizi yo yakwivuga iri mu rwuri irisha? Mbese ibyo kurya bidafite icyanga byaribwa nta munyu? None se mu murenda w'igi wabamo uburyohe? Ibyo byo kurya simbigirira ipfa, iyo mbiriye bingwa nabi. Icyampa Imana ikampa icyo nyisaba, icyampa ikanyemerera icyo nifuza, icyampa ikemera kunyica, icyampa ikankuraho amaboko yayo ikampitana. Nzanezerwa cyane mu mubabaro wanjye, nzi ko Imana ari inziranenge, sinigeze mpakana ibyo itegeka. Mfite imbaraga ki zo gukomeza kubaho? Ese ntegereje iki ko ntacyo nizeye? None se ndemwe mu mabuye? Ese umubiri wanjye uremwe mu muringa? Ntacyo ngishoboye kwimarira, nta cyankiza kikindangwamo. Uwihebye agirwa n'inshuti, ubundi yakurizamo kutubaha nyir'ububasha. Abavandimwe banjye barambeshya, bameze nk'utugezi dukama mu mpeshyi. Mu itumba twuzuramo urubura, turatobama kubera amasimbi ashongeramo. Mu gihe cy'ubushyuhe turakama, ku mpeshyi indiri zatwo zirumagara. Abagenzi barorongotana bashaka amazi, bazerera mu butayu bagashyirirayo. Abagenzi b'itema baza barangamiye utwo tugezi, ab'i Sheba nabo baza ari two batezeho amakiriro. Bamwajwe n'uko utwo tugezi twakamye, batugezeho bacika intege. Namwe muri nk'utwo tugezi, mubona amakuba mugashya ubwoba. Mbese hari uwo nigeze nsaba impano? Ese hari uwo nasabye kutangirira ikiru? Mbese hari uwo nasabye kunkura mu maboko y'umwanzi? Ese hari uwo nasabye kunkiza abankandamiza? Nimunyigishe ndaceceka, nimunyereke uburyo nateshutse. Amagambo y'ukuri ntakomeretsa, nyamara amagambo yanyu ni impfabusa. Mbese murashaka guhinyura ibyo mvuze? Amagambo y'uwihebye ni nk'umuyaga. Mushobora gufindira imfubyi mwanagurisha inshuti yanyu. None nimunyitegereze, sinahangara kuvuga ibinyoma imbere yanyu. Nimungarukire ndabasabye ntimucumure, nimungarukire nkomeje kuba inyangamugayo. Mbese mutekereza ko mvuga ibinyoma? Ese mwibwira ko ntazi gutandukanya icyatsi n'ururo? Yobu igice cya 7. Yobu yinubira Imana. Ku isi umuntu agira umurimo uruhije, imibereho ye ya buri munsi ni nk'iy'umucancuro, ni nk'iy'inkorera gahato ishaka amafu, ni nk'iy'umugaragu ushaka igihembo. Niko nanjye nagenewe amezi y'imfabusa, niko nagenewe amajoro y'umubabaro. Iyo ndyamye ndibaza nti, ndabyuka ryari? Ijoro ryaba rirerire nkagaragurika kugeza bukeye. Umubiri wanjye urajagata inyo, wuzuyeho imyanda, uruhu rwanjye ruriyasa rugasuka amashyira. Iminsi yo kubaho kwanjye irihuta cyane, irihuta kurusha ikibohesho cy'umuboshyi w'imyenda, ishyira nta cyizere insigiye. Mana, zirikana ko ubuzima bwanjye ari nk'umuyaga, amaso yanjye ntazongera kubona ihirwe. Undeba ubu ntazongera kumbona, nunshakashaka nzaba ntakiriho. Uko igihu cyeyuka kigashira, niko ugiye ikuzimu atigera agaruka. Ntazagaruka iwe ukundi, aho yari atuye bazamwibagirwa. Singishoboye kwiyumanganya, agahinda kanteye kugira icyo mvuga. Ndaganya mbitewe n'ishavu rinshengura umutima. Kuki ukomeza kungenzura? Mbese ugira ngo ndi inyanja, cyangwa ugira ngo ndi igikoko nyamunini cyo muri yo? Iyo ndyamye nibwira ko mbona agahenge, nasinzira nkaruhuka amaganya. Nyamara unteza inzozi zikantera ubwoba, unteza kurota ibimpagarika umutima. Ibyo bituma nifuza icyaniga ngapfa, aho kubaho nanitse amagufwa. Ndizinutswe singishaka kubaho, dekeraho ubuzima bwanjye ntacyo bumariye. Mbese umuntu ni iki byatuma umwitaho? Umuntu ni iki byatuma umuzirikana? Buri gitondo uramugenzura, buri kanya uba umugerageza. Mbese uzareka ryari kumpozaho ijisho? Wampaye agahenge nkamira amacandwe. Niko se murinzi w'abantu,
niba naracumuye nagutwaye iki? Ese kuki wangize isibaniro ry'amakuba? Kuki nakubereye umutwaro? Ni kuki utambabarira ibyaha byanjye? Ni kuki utampanaguraho ibicumuro? Dore ngiye kujya ikuzimu, uzanshakashaka ariko ntakiriho. Yobu igice cya 8. Biludadi avuga ko amakosa azagira ingaruka. Biludadi w'Umushuwa asubiza Yobu ati, uzageza he kuvuga bene ibyo? Uzageza he kuvuga amagambo ameze nk'inkubi y'umuyaga? Mbese Imana yahindura ubutabera? Ese nyir'ububasha yagoreka ubutungane? Niba abana bawe baracumuye, Imana yabaryoje ibicumuro byabo. Wowe shakashaka Imana, ujye utakambira nyir'ububasha. Imana izakwitaho nuba intungane n'umunyamurava, izagusubiza umwanya ugukwiye. Nubwo imibereho wabanje yari myiza, amaherezo yawe azaba meza kurushaho. Baza batubanjirije kubaho, wite ku nama bagiriwe na ba sekuruza. Twe turi abejo ntacyo tuzi, ntituramba ku isi, tumeze nk'igicucu gihita. Abatubanjirije bazakwigisha bagusobanurire, bazakuvungurira ku bwenge bwabo. Mbese urufunzo rwamera hatari igishanga? Ese uruseke rwatoha hatari amazi? Iyo rubuze amazi rukiri ruto, rutaratemwa, rwuma mbere y'ibindi byatsi. Ayo niyo maherezo y'abibagirwa Imana, niyo maherezo y'umuntu utubaha Imana. Ibyiringiro bye bizashira, amizero ye nayo ni nk'inzu y'igitagangurirwa. Yishingikiriza ku nzu ye ariko ntikomeye, arayegamira igahirima. Ameze nk'igiti gitohagiye igihe cy'impeshyi, kigaba amashami hirya no hino mu murima. Imizi yacyo ishora mu mabuye, ikengera mu bitare, ariko iyo bakiranduye aho cyari kiri ntihongera kumenyekana. Nguwo umunezero w'umuntu mubi, aho yarari hazashibuka abandi. Imana ntitererana inyangamugayo, ntishyigikira inkozi z'ibibi. Izakuzuza umunezero, izaguha kuvuza impundu. Abanzi bawe bazakorwa n'isoni, amazu y'abagome azasenyuka. Yobu igice cya 9. Yobu aravuga ko Imana imurusha amaboko. Nuko Yobu aramusubiza ati, mu by'ukuri nzi ko ariko biri. Mbese umuntu yashobora ate kuba intungane imbere y'Imana? Iyo umuntu ashatse kujya impaka n'Imana, mu bibazo 1000 yayibaza ntiyamusubiza na kimwe. Ifite ubwenge buhanitse n'imbaraga zitangaje, ninde wayigomekaho akagubwa neza? Yimura imisozi itabizi, iyubikana uburakari. Iti gisisi ikayitirimura ku mfatiro zayo, inkingi zayo zikanyeganyega. Itegeka izuba ntirirase, itwikira inyenyeri ntizimurike. Niyo yonyine yaguye ijuru, itegeka imihengeri yo mu nyanja. Niyo yaremye inyenyeri zitwa ikirura, yaremye n'izitwa Oriyoni na Pureyadi, irema n'izo mu kirere cy'amajyepfo. Ikora ibikomeye birenze ubwenge bw'abantu, ibitangaza ikora ntibibarika. Iyo inyuze iruhande rwanjye sinyibona, yaba inyegereye simenye ko ihari. Mbese igize ikinyaga ninde wayibaza? Ninde wayibaza ati, uragira ibiki? Iyo Imana irakaye ntibyoroshye kwivuguruza, ihonyorera abafasha barahabe munsi y'ibirenge byayo. None se njye nayisubiza iki? Nakuraho amagambo yo kwiregura. Nubwo ndi intungane ntacyo nayisubiza. Nayisaba imbabazi yo mucamanza wanjye. Nubwo nayihamagara ikanyitaba, siniringira yuko yumvise ijwi ryanjye. Imponyoza inkubi y'umuyaga ikamvunagura, ingwizaho ibikomere nta mpamvu. Ntimpa agahenge ngo mpumeke, ahubwo inyongerera umubabaro. Nidupima imbaraga niyo nyirazo, niyambaje ubutabera ninde wahangara kuyihamagara? Nubwo naba intungane umunwa wanjye uzanshinja, nubwo naba umunyamurava izampamya icyaha. Ndi umunyamurava ariko simbyiyiziho, ubuzima bwanjye ntacyo bumbwiye. Byose ni kimwe, nicyo gituma ngira nti, intungane n'umugome Imana ibahana kimwe. Iyo intungane ipfuye itunguye Imana irabiseka. Igihugu cyigaruriwe n'abagome, abacamanza bacyo Imana ibahuma amaso.
Mbese niba atari ibikora ninde wundi? Iminsi yo kubaho kwanjye irihuta kurusha uwiruka, irahunga nta cyiza insigiye. Irihuta cyane nk'amato mu nyanja, yihuta nk'akagoma ikurikiye umuhigo. Ndibwira nti, reka ndeke kuganya, reka ndeke kugaragaza umubabaro nishime. Imibabaro yanjye intera ubwoba, kuko nzi ko Imana itazambabarira. Nzi ko Imana izanshinja icyaha. Kuki nakwiruhiriza ubusa? Nubwo nakwiyuhagira amazi y'urubogobogo, nubwo nakwisukura bihagije, Imana yakongera kungaragura mu isayo, imyambaro yanjye nayo yanzinukwa. Imana si umuntu nkanjye ngo nyisubize, si umuntu ngo nyijyane mu rukiko. Icyampa ngo mbone unkiranura nayo, icyampa ngo mbone udufiteho ububasha twembi, yakuraho ibihano yampaye, yandinda ubukana bwayo buteye ubwoba. Icyo gihe navuga ntayishisha, nzavuga nzi ko ntari uko intekereza. Yobu igice cya 10. Yobu yibwira ko Imana yamuremeye kumurimbura. Ubuzima bwanjye ndabuzinutswe, nzavuga ntishisha ingorane zanjye, nzagaragaza ishavu mfite ku mutima. Ndabwira Imana nti, ntuncireho iteka. Ndayibwira nti, menyesha impamvu unyibasiye. Mbese ushimishwa no kunkandamiza? Ese ushimishwa no gusuzugura uwo waremye? Mbese ushyigikira imigambi y'abagome? Ese Mana, wumva ibintu nk'abantu? None se amaso yawe areba nk'umuntu? Mbese ubaho iminsi mike nk'umuntu? Ese kurama kwawe ni nk'uk'umuntu? None se kuki unshakishaho amakosa? Kuki ushishikazwa no kumbona mu cyaha? Nyamara uzi neza ko ndi umwere, uzi ko nta muntu wakumvana mu nzara. Ni wowe wambumbabumbye urandema, none ni wowe umpindukiranye urandimbura. Ibuka ko wanyikuriye mu ibumba, none ni wowe unyihinduriye umukungugu. Wansutse nk'ubuganiza amata, warancunze mba nk'isoro ry'amavuta. Wanteyeho inyama untwikiraho uruhu, wangize urusobekerane rw'amagufwa n'imitsi. Wangiriye neza mu buzima, wishingiye kurinda ubugingo bwanjye. Nyamara hari ibanga uhishe mu mutima wawe, nzi neza ko ari umugambi wawe. Umpozaho ijisho ngo urebe ko ncumura, bityo wanga kumbabarira icyaha cyanjye. Niba ndi umunyabyaha ngushije ishyano, nubwo naba umwere sinakubura umutwe. Dore nuzuye ikimwaro, amakuba arandenze. Iyo nubuye umutwe umpiga nk'uko intare ihiga. Urandwanya bityo ukerekana ububasha bwawe. Unteza abandi banshinja, ungwizaho uburakari bwawe, ibitero byawe binsimburanaho. Ni kuki wemeye ko mvuka? Mba narapfuye ntawe uranca iryera, mba narabaye nk'utigeze kubaho, mba narahambwe nkiva mu nda ya mama. Erega iminsi yo kubaho kwanjye ni mike, ndeka nishime akanya gato. Dore ngiye kujyaho ntazagaruka, ngiye mu gihugu gicuza umwijima w'icuraburindi. Ni igihugu gicuza umwijima, ni igihugu cy'akajagari, nta mucyo ukirangwamo, ni mu icuraburindi. Yobu igice cya 11. Sofari abwira Yobu kugarukira Imana. Nuko Sofari w'Umunamati aravuga ati, mbese ntawagira icyo avuga kuri ibyo bigambo byose? Erega kuvuga menshi si byo bigira umuntu intungane. Ayo mateshwa siyo yacecekesha abantu. Gukwena abantu kwawe siko kwatuma udacyahwa. Ndetse uravuga uti, inyigisho zanjye ziraboneye, nanjye ubwanjye ntunganiye Imana. Icyampa Imana ikagira icyo ikubwira, icyampa igafata ijambo ikakwisubiriza. Yaguhishurira ibanga ry'ubwenge bwayo, niyo ifite ubwenge butangaje, bityo wasobanukirwa ko Imana itaguhanye uko bikwiye. Mbese wabasha gucengera amayobera y'Imana? Ese wabasha gucengera ububasha bwayo? Wabigenza ute ko biri hejuru y'amajuru? Wabusobanukirwa ute ko buri ikuzimu? Uburebure bw'ububasha bwayo busumba isi, ubugari bwabwo busumba inyanja. Mbese Imana icakiye umuntu ikamujyana mu rukiko, ninde wayikoma imbere? Koko rero imenya abantu b'imburamumaro,
ibyaha byabo bibona itavunitse. Indogobe y'ishyamba igize imico myiza, umuntu w'igicucu nawe yamenya ubwenge. Ngaho hinduka wihane, rambura amaboko usenge Imana. Waracumuye ntukongere bibaho, reka ibibi ukora iwawe. Bityo uzagendana ishema nta kimwaro, nta kizakunyeganyeza, ntacyo uzikanga. Koko ntuzongera kwibuka ingorane zawe zose, zizaba nk'umuvu w'amazi wahise. Imibereho yawe izaba myiza kurusha amanywa y'ihangu, umwijima uzaguhindukira nk'umuseke ukebye. Uzagira umutekano wuzuye icyizere, uzaba urinzwe ugubwe neza. Uziruhukira ntawe uzakubangamira, abantu benshi bazagushakaho ubutoni. Amaso y'inkozi z'ibibi azahera mu kirere, bazashaka aho bahungira bahabure, nta kindi cyizere bazaba bagifite uretse gupfa. Yobu igice cya 12. Yobu aravuga ko Imana ari inyagitugu. Nuko Yobu arabasubiza ati, koko muri ijwi rya rubanda, mbese nimupfa abanyabwenge bazabura kubaho? Nanjye mfite ibitekerezo nkamwe, ntacyo mundusha. Ese ibyo muvuga hari utabizi? Inshuti zanjye zampinduye urw'amenyo, ziranyibasira nubwo ndi intungane n'umwere. Nyamara ntakambira Uhoraho, nizeye ko anyumva. Abadamaraye basuzugura abanyabyago, basonga abageze aharindimuka. Abanyarugomo baguwe neza mu mazu yabo, abakora Imana mu jisho bamerewe neza, ntibiringira Imana ahubwo biringira imbaraga zabo. Ngaho rero igira ku nyamaswa uzasobanukirwa, igira ku nyoni uzaca akenge. Itegereze isi uyigireho, amafi yo mu nyanja nayo azagira icyo akwigisha. Ni ikihe muri ibi biremwa byose kidasobanukiwe? Ni ikihe kitazi ko Uhoraho ari we wakiremye? Niwe mugenga w'ubugingo bwa buri kiremwa, niwe utuma buri muntu ahumeka. Dore ugutwi ntigusesengura amagambo, kuyasesengura nk'uko akanwa karobanura ibyo kurya. Ubwenge bugirwa n'abasaza, ubushishozi bugirwa n'abakuze. Nyamara Imana niyo nyiri ubwenge n'ububasha, niyo nyiri inama n'ubushishozi. Ikishenye ntawe ugisana, uwifunze ntawe umufungura. Iyo yimanye imvura amapfa aracana, yayigusha imivu y'amazi igakundura ubutaka. Imana niyo nyiri imbaraga n'ubutwari, abashukwa n'abashuka abandi bose bari mu maboko yayo. Irindagiza abanyabwenge, abacamanza bahindura ibicucu. Inyaga abami ubutegetsi, ibagira inkorera gahato. Abatambyi bagira abatindi, abategetsi bakomeye irabahanantura. Icecekesha abiringirwa, abasazi bambura ubushishozi. Abanyacyubahiro bakoze isoni, abanyambaraga irabacogoza. Ikuraho umwijima w'ikuzimu, iwukuraho ikawusimbuza umucyo. Niyo ikomeza amahanga ikanayarimbura, niyo iyagura hanyuma ikayarimbura. Abategetsi bo ku isi ibagira ibipfamutima, ibabuyereza mu kidaturwa kitagira inzira. Barindagira mu mwijima w'icuraburindi, ituma badandabirana nk'abasinzi. Yobu igice cya 13. Yobu ashaka kuganira n'Imana. Koko rero ibyo byose narabyiboneye, narabyiyumviye ubwanjye ndabisobanukirwa. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntacyo mundusha. Ndashaka kwivuganira n'Imana nyir'ububasha, ndifuza kwiregura. Mwebwe muri abanyabinyoma, mwese muri nk'abaganga b'imburamumaro. Icyampa mugaceceka rwose, bityo mwaba mubaye abanyabwenge. Nimwumve ibitekerezo byanjye, nimwumve uko niregura. Mbese mwibwira ko mukorera Imana muvuga amafuti? Mwaba se muyivugira kandi muri abanyabinyoma? Ese murashaka kuba mu ruhande rw'Imana, cyangwa se murashaka kuyiburanira? Mbese ibagenzuye byababera byiza? Ese murashaka kuyibeshya nk'ubeshya umuntu? Niyo mwabogama rwihishwa yabahana nta kabuza. Mbese icyubahiro cyayo nticyabatera ubwoba? Ese igitinyiro cyayo nticyabagwa gitumo? Impanuro zanyu ntacyo zimaze ni nk'ivu, ibisubizo byanyu bimeze nk'ibumba ntibifite ireme. Nimuceceke mureke mvuge,
nimureke bibe uko byakabaye. Niteguye gushyira ubugingo bwanjye mu kaga, niteguye guhara amagara yanjye. Nubwo Imana yanyica ntacyo nari imaze, nyamara nzakomeza kwiregura imbere yayo. Ibi nibyo bizamviramo agakiza, koko nta nkozi y'ibibi izahinguka imbere y'Imana. Nimwite ku byo mbabwira, mutege amatwi ibyo mbasobanurira. Dore niteguye urubanza, nizeye ko izamfata nk'umwere. Mbese ninde uza kunshinja? Niba hari, ndemera kwicwa ncecetse. Mana, unyemerere ibintu bibiri gusa, nibwo nzatinyuka kuguhagarara imbere. Undinde akaboko kawe kanshikamiye, ureke kuntera ubwoba. Erega numpamagara nzakwitaba, cyangwa reka nkubwire nawe unsubize. Mbese ibicumuro n'ibyaha byanjye ni bingahe? Sobanurira ikosa n'icyaha nakoze. Mbese kuki umpunze amaso? Ese kuki umfata nk'umwanzi wawe? Dore ndi nk'ikibabi kigurutswa n'umuyaga, kuki untoteza? Dore ndi nk'umurama wumye, kuki umpiga? Umfatira ibyemezo bikaze, uzimbura ibyaha nakoze nkiri umusore. Ntutuma nishyira ngo nizane, ungenzura intambwe zanjye zose, uronda aho nshinze ikirenge. Ndashanguka nk'igiti cyamunzwe, meze nk'umwambaro wariwe n'inyenzi. Yobu igice cya 14. Imibereho mibi y'umuntu. Umuntu abyarwa n'umugore, amara iminsi mike yuzuyemo imibabaro. Ameze nk'ururabyo rukura rugahita rwuma, ameze nk'igicucu cyamagira. Mana, kuki woza ijisho ku muntu nkanjye? Kuki uhamagaza umuntu nkanjye ngo tuburane? Mbese hari umwere wava mu muntu wanduye? Ntibishoboka, nta n'umwe. Iminsi yo kubaho k'umuntu irabaze, ni wowe wamubariye amezi, wamugeneye igihe ntarengwa. Reka kumugenzura yishyire yizane, bityo yishime nk'umukozi urangije umurimo. Igiti gitemwe kigira icyizere ko kizongera gushibuka, imishibu yacyo izongera ikure. Nubwo imizi yacyo yasazira mu butaka, nubwo igishyitsi cyacyo cyabora, iyo kibonye amazi kirashibuka, kimera amashami nk'iki kibyiruka. Iyo umuntu apfuye imbaraga ze ziba zishize, iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye. Uko amazi y'inyanja akama, uko imigezi nayo ikama, umuntu upfuye nawe ntiyongera kubaho n'iyo ijuru ryavaho. Icyamukamisha ikuzimu, icyama ngo mpisheyo kugeza ubwo uzareka kundakarira. Icyamukangenera igihe nzamarayo ukanyibuka. Nyamara se umuntu wapfuye yongera kubaho? Nzihanganira iminsi yose y'ububabare bwanjye, nzihangana kugeza ubwo iyo minsi irangiye. Bityo uzampamagara nanjye nkwitabe, uzishimira kumbona jyewe uwo waremye. Ubwo nibwo uzita ku migendere yanjye, ntuzaba ugikurikirana ibyaha byanjye, uzambabarira ibicumuro byanjye ubyibagirwe, uzirengagiza ibyaha nakoze. Nyamara umusozi urariduka ugasandara, urutare narwo rushyiguka aho rwari ruri. Uko amazi avungura amabuye, uko imigezi ikundura ubutaka, niko utsemba icyizere cy'umuntu. Uramuhitana agapfa, umuhindanya isura ukamwica. Abana be bahabwa ikuzo ntabimenye, iyo bacishijwe bugufi nabwo ntabimenya. Amenya uburibwe bw'umubiri we gusa, ariririra ubwe wenyine. Yobu igice cya 15. Ikiganiro cya kabiri. Elifazi aravuga ko umunyarugomo atazarokoka. Nuko Elifazi w'umutemani asubiza Yobu ati, mbese umunyabwenge yavuga amagambo y'imfabusa? Ese yakomeza kwishyiramo amagambo adafite ishingiro? Mbese yakwireguza amagambo adafite akamaro? Ese yakomeza kuvuga amagambo y'imburamumaro? Erega noneho kubaha Imana ubikuyeho, kuyisenga nabyo urabibujije. Gucumura kwawe niko kuguteza kuvuga ibyo wiyemeje kuvuga nk'indyarya. Ibyo uvuga nibyo bigucira urubanza, ntabwo ari njye. Amagambo yawe ubwawe niyagushinja. Mbese Yobu, ni wowe wabanjirije abandi kuvuka? Waba se waravutse imisozi itararemwa? Mbese wumvise ibyavugiwe mu nama z'Imana? Waba se warikubiye ubwenge bwose?
icyo uzi twe tutazi ni iki? Ni iki wamenya twe tudasanzwe tuzi? Muri twe hari abasheshe akanguhe n'inararibonye n'abakuru baruta so. Mbese ihumura Imana iguha ntirikunyuze? Ese amagambo meza tukubwira ntakunyuze? Ni kuki umutima wawe uguhabye? Ni kuki amaso yawe arebana uburakari? Ni kuki urebana Imana umujinya? Ni kuki uhangara kuyamagana? Mbese koko umuntu yabasha kuba umwere? Ese umuntu ubuntu yaba intungane ate? Niba Imana itiringira abamarayika bayo, niba ijuru atari ryiza imbere yayo, umuntu wononekaye byamugendekera bite? Uwo muntu ugotomera ibyaha nk'unywa amazi? Ntega amatwi ngira icyo ngusobanurira. Ibyo nabonye ndabikubwira, ndakubwira ibyo abanyabwenge bavuze, ibyo ba sekuruza batagize ubwiru. Niba Imana yari yaragabiye igihugu, nta munyamahanga wari warabivanzemo. Umugome ahorana uburibwe igihe cyose akiriho, umunyagitugu azababazwa iteka ryose. Amatwi ye ntahwema kumva ibimutera ubwoba, n'iyo hari umutekano umubisha aramutera. Ntiyiringira ko azarokoka urupfu, koko azi ko inkota imutegereje. Akubita hirya no hino ashaka ibyo kurya, azi ko urupfu rwe rwegereje. Amakuba n'ishavu bimuhagarika umutima, bimeze nk'umwami witeguye kugaba igitero. Koko rero yarwanyije Imana, asembura nyir'ububasha. Yirutse agamitse ijosi ajya kurwanya Imana, yikingiye ingabo nini y'umutamenwa. Koko yari abyibushye mu maso, yaramiramije, ndetse yarahonjotse, yarazanye ibicece. Nyamara yari atuye mu migi yasenyutse, yabaga mu mazu adatuwe, amazu yendaga kuriduka. Uwo muntu ntazaba umukire, ubukire bwe ntibuzaramba, nawe ubwe ntazatinda ku isi. Ntateze guhunga urupfu, umuriro uzakongora abamukomokaho, umwuka uzamuvamo burundu. Ntakishuke yiringira ibitagira umumaro, ibitagira umumaro nicyo gihembo cye. Ameze nk'ishami ryuma imburagihe, ryuma ntiryongere gutoha ukundi. Azamera nk'umuzabibu uhunguka imbuto zikiri mbisi, amere nk'umunzenze uhunguka indabyo zawo. Koko agatsiko k'abahakana Imana kazazima, inkongi y'umuriro izakongora amahema y'inkozi z'ibibi. Batwita ubugizi bwa nabi bakabyara amakuba, imitima yabo ni indiri y'ubutiriganya. Yobu igice cya 16. Yobu yizera umurengezi uri mu ijuru. Nuko Yobu arabasubiza ati, numvise amagambo menshi nk'ayo, ihumure mumpa riteza amakuba. Mbese amagambo yawe y'imfabusa ntashira? Ni iki kigutera gusubiza utyo? Iyaba mwari mumeze nkanjye, nanjye nari kuvuga nkamwe, navuga amagambo menshi mbanegura, nabazunguriza umutwe. Inama nabagira zabakomeza, bityo amagambo yanjye yabahumuriza. Nyamara iyo mvuze uburibwe bwanjye ntibucogora, iyo niyumanganyije ngaceceka nabwo ntibushira. Erega ubu Imana yaranjahaje, abo mu rugo rwanjye bose yarabatsembye. Iminkanyari yanteje ku mubiri nicyo kimenyetso, kunanuka kwanjye nako niko kunshinja. Imana irandakarira ikantanyaguza, irandeba ikampekenyera amenyo. Ni umwanzi wanjye umpozaho ijisho. Abantu barampagurukiye banyasamiye, barantuka bakankubita inshyi, biremye agatsiko kandwanya. Imana yangabije abagizi ba nabi, yanjugunye mu maboko y'abagome. Yampungabanyije naringuwe neza, yamfashe ku gakanu iranshwanyaguza, yangize imashiro ry'imyambi yayo. Imyambi inturuka impande zose, impinguranya impyiko, ikankomeretsa nta mpuhwe, bityo indurwe yo mu mwijima wanjye ikisesa hasi. Inshakira nk'umurwanyi, inkomeretsa inshuro nyinshi. Mpora nambaye imyambaro igaragaza akababaro, nicara nigunze nubitse umutwe mu mukungugu. Amaso yanjye yatukujwe no guhora ndira, ibihenehene byayo byarirabuye, nyamara ntawe nagiriye urugomo. Isengesho ryanjye ku Mana riraboneye. Wasiwe witwikira amaraso yanjye, reka ugutakamba kwanjye kumvikane.
erega mfite umurengezi mu ijuru. Koko rero umurengezi wanjye ari mu ijuru. Inshuti zanjye zo zirankoba, nyamara njye ntakambira Imana, amarira mbunga mu maso. Umurengezi wanjye nankiranure n'Imana, nadukiranure nk'uko umuntu akiranura inshuti ye. Nangoboke iminsi yanjye n'imbarwa, dore ngiye gupfa. Yobu igice cya 17. Yobu ntacyo akizeye. Umwuka wanjye ugiye guhera, iminsi nagenewe kubaho irarangiye, imvi irantegereje. Koko nkikijwe n'abakobanyi, ubugome bwabo ntibutuma ngoheka. Mana, uba ari wowe umbera umwishingizi. None se ninde wundi wanyishingira? Inshuti zanjye wazihinduye umutima ntizasobanukirwa, ntukazikundire ko zinyigambaho. Mbese ni nk'utumira inshuti akazidabagiza, naho abana be bicira isazi mu jisho. Imana yangize iciro ry'imigani, bityo abantu bakancira mu maso. Amaso yanjye ntakibona kubera ishavu, ingingo zanjye zose zabaye ibishushungwe. Abantu b'indakemwa birabatangaza, naho umwere akarwanya abahakana Imana. Icyakora intungane ntizizatezuka ku migirire yazo, abere nabo bazarushaho kubonera. Ngaho mwebwe mwese nimugaruke, nta munyabwenge n'umwe ndabona muri mwe. Iminsi yo kubaho kwanjye irashize, imigambi yanjye irarangiye, ibyifuzo byanjye biburiyemo. Inshuti zanjye ijoro zigita amanywa, naho umucyo zikawita umwijima. Iyo nzirikanye ko iwanjye ari ikuzimu, uburiri bwanjye bugasaswa mu icuraburindi, mbwira imva nti, umbereye data, mbwira n'urunyo nti, uri mama cyangwa mushiki wanjye. None si icyizere cyanjye kirihe? Ninde uzi amaherezo yanjye? Mbese icyo cyizere nzamanukana na kikuzimu? Ese nzajyana nacyo mu mva? Yobu igice cya 18. Biludadi aravuga ko hari umutego ugenewe umugome. Nuko Biludadi w'Umushuwa asubiza Yobu ati, muzareka kuvuga amagambo nk'ayo ryari? Nimushyire mu gaciro maze tuganire. Yobu, ni kuki udufata nk'amatungo? Ni kuki wibwira ko turi ibicucu? Erega uburakari bwawe buragukomeretsa. Mbese wibwira ko isi izarimbuka kubera wowe? Ese Imana izashyigura ibitare? Imibereho y'umugome izazima, izamera nk'urumuri rucwekereye. Imibereho yabe izacura umwijima, urumuri rwe ruzazima. Yagendanaga imbaraga none acitse intege. Imigambi ye bwite ntizamuhitana. Ubwo azishorera yigushe mu mutego, azawukandagiramo umucakire. Umutego uzamufata agatsinsino, ipfundo ryawo rizamuherana. Umutego utezwe mu butaka uzamushibukana, imbarutso yawo ihishaho azanyura. Ibitera ubwoba bimuturuka impande zose, bimugenda runono aho ajya hose. Yari umunyambaraga none acogojwe n'inzara, icyago nacyo kiramwugarije. Icyo cyago kizamutemagura uruhu, icyorezo simusiga kizamuguguna. Azaturumburwa mu rugo rwe rwarimo umutekano, azajyanwa guhangana na rupfu uteye ubwoba. Urugo rwe ruzahumanuzwa amazuku, iwe hazigarurirwa n'undi. Azamera nk'igiti cyumye gihereye mu mizi kugeza mu mashami. Ku isi ntawe uzongera kumwibuka ukundi, izina rye rizibagirana mu gihugu hose. Azamburwa ubuzima ashyirwe ikuzimu, bityo azavanwa ku isi y'abazima. Ntazasiga imbuto azazima, ntawo mu nzu ye uzarokoka. Ab'iburasirazuba n'iburengerazuba bazumva ibye, bose bazabyumva bashya ubwoba. Kuko ayo niyo maherezo y'inkozi z'ibibi, ayo niyo maherezo y'abatubaha Imana. Yobu igice cya 19. Yobu yiringira umurengezi uzamugoboka. Nuko Yobu arabasubiza ati, muzahereza he kunkura umutima?
muzageza ryari kunshengura n'amagambo yanyu? Dore bubaye ubwa 10 muntuka, mbese kungirira nabi ntibibatera isoni? Ni koko hari icyo nakosheje. Ikosa ni njye jyenyine ryabarwaho. Niba koko mushaka